iyo kiza gukomeza bikamama koko nari bufunga imyaka 25. Shima Imana ko mu byumweru 2 namaze muri gereza nabonye ukuboko kw'Imana. Shima Imana ko muri ibyo byose yandenganiye ubu nkaba ndi umwere yararangiye. Duhagaze natwe dushima Imana kubw'imirimo yadukoreye mu gihe cyatambutse. Hashize ngira nk'ibyumweru nka 2 ariko maze iminsi mfite irishimo. Muri uku kwezi dusoje kwa 9 nahuyemo n'ibibazo byinshi. Naje kugira ikibazo ngira akarengane ko kuba nafungwa, ariko icyo gifungo nari narenganyirijwemo iyo kiza gukomeza bikamama koko nari bufunga imyaka 25. Ariko nshima Imana ko muri ibyo byose yabanye nanjye. Ndabyibuka umunsi wa mbere bamfata basanze nda ahantu ntabwo nari ndi mu rugo, baraza nyine barambwira ngo tugende hari amakuru dushaka kuduhereza. Ngezeyo amakuru ambana amakuru nsanga ararenze. Ariko barambaza ibintu byinshi, barambwira ngo turere ubu ngubu uri hano mu nzego z'ubuyobozi uzira icyaha cyo gufata umwana mutoya ku ngufu. Umwana w'imyaka 8, ibintu ntazi aho bivuye, ibintu ntigeze nanagenderamo kubera akagambane ka Satani. Ndabyibuka bamaze kumbwira ati ubu ngubu ibindi bizakemurwa n'inzego ziturusha imbaraga, tiketse niba ari undi muntu wahamagara. Urumva ubwo banzanye nta muntu bize. Mu rugo bari bazi ko nagiye somewhere muri vacation, ariko nta muntu wari uzi aho nari ndi by that day. Umuntu wa mbere numvishemo guhamagara nahamagaye Bishop, ndabimubwira, ndamubwira ni Bishop baramfunze. Nyine nawe biramutungura, ayoberwa icyo nzize, ntago namusobanuriye byinshi. Urumva yahise ahamagara abo mu rugo nabo arabibabwira. Ariko ntago ndi bujye muri story yuko ibintu byose byagenze, ariko nshima Imana ko mu byumweru 2 namaze muri gereza nabonye ukuboko kw'Imana. Nabonye ukuboko kw'Imana. Hari ijambo najyaga nibuka cyane iyo nabaga ndiyo. Bishop yigeze kutwigisha hari ijambo ngo iminzani ipima. Iyo nabaga ryamye nijoro nahitaga nibuka ko nanjye nageze ku munzani upima, ahubwo nkavugana Imana, umfashe ndemere kurusha uyu munzani ndiho. Imana ishimwe. Ariko icyamaga inkomezi cyane nuko ntago byari binunguye, nari maze nk'umwaka mbizi. Najyaga njya gusenga ahantu abantu bakambwira ngo Imana ikurinze gereza. Noneho iyo wiyumva ko nta kintu kibi wenda wikekaho, biragoye kuvuga ngo bizaca ahangaha. Ariko nkasenga nkavuga ni buriya Imana yize ukuntu ireba, izi nibyo twe twibwira wenda niba biri imbere tutazi. Ariko bingezeho nahise nibuka ijambo ngo mwihangane nimugubwa gitumo. Shima Imana ko muri ibyo byose yandenganiye ubu nkaba ndi umwere yararangiye. Iryo shimwe rikomeye nari mfite, reka meze n'umuvandimwe wanjye avuge. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. 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 Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ko nshoboye kuza mbere y'iteraniro. Nkuko yabivuze n'ibintu byari bikomeye cyane. Ushobora kubyumva wenda bitarakubaho, kumva akarengane kabaho, ariko igihe kigeze bikarangira. Ariko iyo biri muri process biba bigoye kubyumva, ibitozi birabura, ariko turashima Imana. Ndashaka gushima Imana, ngashima itorero, ngashima umushumba wacu Bishop. Nukuri abantu njya mbona abantu benshi baza guhagarara hano bashima Bishop, ariko nari naramenya impamvu. Nyine narabyumva mva n'umushumba agomba kwita ku bakristo be, ariko Bishop yahagararanye natwe ku munsi wa mbere. Yaramamagaraga mu gitondo, ku mugoroba saa 6, man Bishop Imana iguhereza umugisha. Nukuri Bishop n'umubyeyi, n'umubyeyi pe, nibajya babivuga mujye mwumva ko ari umubyeyi. Hari ku cyumweru ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9, uwo munsi hari no ku cyumweru, ntabwo nari nateranye, araho nari nagiye. Noneho
hari ahantu kure telefone yanjye izimye natashye bwije nka 3:00 ngeze mu rugo ncomeka telefone ngiye kwambona call ya mbere yari ya Bishop ndavuga se Bishop mpamagaye 3:00 za nijoro byagenze bite ndavuga ni wenda buri hari ubutumwa Imana yamuhaye agiye kumva so nitaba telefone arambaza ati ko Marize umeze ute nyine aransuhuza ambwira ati gutaje gusenga ndamubwira arantu nagiye ndahamubwira none harambwira ati none se amakuru mabi mfite wayamenye ndambwira ayahese numva umutima urandiye yambwira ati musaza wawe ari muri RIB ndavuga musaza wanjye ari muri RIB numvaga RIB mbese ndambwira se musaza wanjye wowe ati Joshua mu by'ukuri byarananiye kubyakira nari ndi mu nzu ko turabana ndi mu nzu mbura amahoro mbura ibitotsi ndambwira se yakoze iki arambwira ati nanjye nagansobanuriye ariko abinshiramo uko abimubwiye ndavuga ni buriya yamamagaye arambura abibwira Bishop so yari story ndende ntabwo turujye muri details ariko hari umuntu umwe nabwiye ndambwira ni umuntu wa mbere yahamagaye ari Bishop arambwira ati uwo mwana icyo nicyo cyonyine kimenyetso kigaragaza ko ari umukristo ndetse nicyo cyaha atagikoze kuko yaba ari umuntu w'umunyabyaha ubizi ko yabikoze ntabwo aba yaratinyutse guhamagara Bishop ahubwo yari trying uburyo kina Bishop atabimenye ariko kuva yaramuhamagaye nuko abizi neza ko ari umunyakuri kandi arengana so nyine ubwo twaraye muri iryo joro tutaza ahantu ari buracya nyine mu masaha 5 arampamagara mbwira ahari mugeraho ariko mu by'ukuri mugeraho njyewe nararize namubona nkabona arakomeye nkambaye se gukomeye ati surarizwa n'iki ati nge ndi umwere kandi ndabizi ati niyo abantu bandenganya niyo atari ko Imana nkorera ndahamanya nayo neza ko izandenganura so nabona akomeye nanjye nkumva ndakomeye ariko byo kwidarira nyine gusa mu by'ukuri namugeraga imbere njyewe nahoranaga rinete ku maso kubera amaso yanjye yari atukuye kubera kurira ariko namugera imbere ahubwo nkavayo nkomeye so ndashima Imana ko yari process ndende ibintu byo muri leta ni step by step uvaga muri step imwe ukajya mu yindi ariko ndashima Imana ko yabanye nawe ahantu hose ibyo byaha nyine bamureze n'icyaha kigaragara cyane ko kigaragazwa n'impapuro za muganga barapima bose ari n'umwana ari na Joshua basanga bose urumva baracyari abana bato ari umwana n'umwana muto na Joshua ni muto hari igihe wenda imyaka ye abantu benshi baratangiye kwiyandurisha iby'isi ariko bose basanze ari bazima nta kintu na kimwe yaba n'umwana yaba na Joshua bose ari bazima turashima Imana ko leta y'u Rwanda yadurenganuye Joshua tujya mu rubanza turaburana ariko ibyo byose Bishop yabaga bikurikirana buri kanya byagenze bite nkamubwira bimeze gutya abantu bageze bakambwiye se wa mwana uri umugabo cyangwa uri umukobwa mu by'ukuri narashiritse ubwoba ahantu hose nkajyayo kuko ariko twarasengaga itorero abantu benshi bakamamaga ngo turimo turasenga nta wundi muntu numvaga nshaka kuvugisha usibye umuntu usenga hari umushuti wa Joshua basengana naramuhamagaye ndabimubwira yaje arambwira ati ngiye gusenga kandi abizi ko Imana iri butubwire mu by'ukuri Imana yaduhaye amakuru mbere yuko tumenye n'umwanzuro Imana iduha amakuru avuga ati ni akarengane kandi araza gutaha iduha amakuru buriya iyo usenga ni byiza pe Imana iguha amakuru utaruzi ikaguha amakuru ibintu bitararangira ukagenda ariko wizeye ijambo ry'Imana twagiye muri process y'urubanza turaburana mva bigeraho njya gushaka abavoka mwavoka ndamubona arambwira ati rero iki cyaha kirakomeye amafaranga make uri bume ni miliyoni ndavuga se ubu miliyoni iravahe ndambwira okay gabanyiriza basi ujye 500 ndabishaka ati fine nta kibazo urubanza turaruburana ndataha bwari buce akajya aho bita muri parike kubazwa mu nzego z'ubuyobozi bwo barabyumva aragenda agiye buri buce akajya kubazwa wa mwavoka wa nijoro utwari twavuganye ujye kumuburanira ndambwira noneho uburetse kwandika case ndaza kukonfamingira hari undi mwavoka ndamuvugisha naje arambwira ati urwo rubanza ndaruburana kandi humurana n'amafaranga uri bume hanyuma ibyo byose we zari nk'inshingano ze ariko urumva muri iyo case umuntu no kwemera kugufasha bari case ikomeye ariko so ndashima Imana
ko uwo mwavu yaratuburaniye turatsinda, twagira amafaranga dutanga. Dushima Imana no ku munota wa nyuma Joshua aravuga ati umwana ni umwere. Urukiko rwanzuye ko Joshua agomba gutaha kuko ni umwere. Ni ukuri turashima Imana. Itorero abantu benshi baraduhamagaye hari kuwa kane, kuwa kabiri ngira ngo hano mu materaniro. Nageze aho kuza guterana birananira, ngajya gurikirana online. Mama Bishop agarana imbere aravuga ati mureke dusengere Joshua. Abivuze ati Joshua arafunze, abantu bose nyine barababara ariko barasenga. Nyuma y'amateraniro abantu benshi baje mu rugo kundeba, nibwo bari bakibimenya kuko mu by'ukuri nta muntu nigeze amamagara ngo mbwire ngo Joshua byagenze gutya, ahubwo uwabimenyaga yaramamagaraga. Abantu nabihishe, abantu bambazaga se kutameze neza, nyine ngabica hirya. Mumbabarire, ndashima Imana kubwo inshuti Imana yamaye. Ni ukuri baramamagaye, Bangoga, Bamurenzi, Mutoni Roda, harabagiye kumusura, Dewo, Zawadi, Mutoni Interpreter, baramusuye. Joshua ntabwo yigeze arya bya biryo byo muri gereza, yari inzava yatararya impunguri. Ni ukuri twaramugemuriraga, abantu bakamusura. Wajyaga kumusura avuga Joshua ngo kakana kaba muri VIP, kakana k'agapasiteri. Umva, yabaye umukozi w'Imana, ajya muri gereza avuga ubutumwa, bakamwita pasiteri. Njye nagiye kumusura umunsi wa mbere bakambwira tuzanire Bibiliya, ndayizana. Abapasiteri abwiriza abantu bagakizwa. Nageragayo nkamuha Bishop bakavugana ati Bishop tuko hakijwe abantu 8, ati tuko natuje abantu 3. So nukuri natinze, ariko iyo ufite uburemere bw'ishimwe uratinda. Mumbabarire, ndashimira Bishop cyane cyane, ariko uyu munsi nje gushima Imana imbere y'abantu, ariko nzaza nje kugushima. Ndashimira mama Bishop ahantu ari, Imana imuhereza umugisha. Yarambwiye ati se Joshua tumushyire mattress ahantu ari. Ndabimubwira atoya ati nge nta kibanza mfite muri gereza, na mattress nshaka, igihe ndi hano kiri hafi kurangira nkataha. Joshua arataha. Umunsi wa mbere bamurekura twaje hano mu rusengero, twari excited, ariko turashima Imana. Imana yabanye natwe. Itorero mwese abasengeye Joshua, bamusuye, abo twajyanye kumuzana, abantu benshi, Imana ibahereza umugisha. Imana namwe izabibuke nimugere mu makuba. Murakoze Imana. Amen.